kandi zagize uruhare rukomeye mu mibereho, mu muco no mu bukungu bw'Abanyarwanda. Mu bihe bya kera inzoga zakorwaga hifashishijwe ibihingwa n'imbuto ziboneka mu gihugu, kandi zakoreshwaga mu birori, mu mihango gakondo no kwakira abashyitsi. Mbere y'ubukoloni Abanyarwanda bakoraga inzoga zitandukanye zirimo urwagwa rwakorwaga mu mutobe w'ibitoki, ikigage cyakorwaga mu masaka cyangwa mu bindi binyampeke twavuga nk'ibigori, ubuki bwavugwagamo inzoga nk'inkangaza n'inturire. Icyo gihe babaga bafashe nko ku nkangaza, aho babaga bafashe urwagwa bakarushyiraho ubuki bikitwa inkangaza, naho inturire yabaga ari ikigage bashizeho ubuki. Izo nzoga zakoreshwaga mu bukwe, mu guterekera abakurambere, mu kwakira abashyitsi no gukomeza ubusabane hagati y'abaturage. Mu gihe cy'ubukoloni bw'Abadage n'Ababiligi, uburyo bwo gukora inzoga bwarahindutse, hatangiye kwinjizwa inzoga z'ingeri nshya n'uburyo bugezweho bwo kuzikora. Abakoloni bashyizeho amategeko agenga ubucuruzi n'ikorwa ry'inzoga, bituma zimwe mu nzoga gakondo zitangira kugabanuka mu ikoreshwa. Nyuma y'ubwigenge, inganda zikora inzoga zarateye imbere. Inganda nka Bralirwa zatangiye gukora inzoga n'ibinyobwa bigezweho, birimo byeri n'ibinyobwa bidasembuye. Nubwo inzoga z'uruganda zakomeje kwamamara, inzoga gakondo nk'urwagwa n'ikigage nazo ziracyakorwa kandi zifite umwanya wazo mu muco nyarwanda. Inzoga zigira uruhare mu guteza imbere ubuhinzi bw'ibitoki, amasaka n'ibindi bihingwa, gutanga akazi mu nganda no mu bucuruzi, gukomeza umuco wo kwakira abashyitsi no kwizihiza ibirori. Ariko kandi kunywa inzoga birenze urugero bishobora guteza ibibazo by'ubuzima, amakimbirane mu miryango n'impanuka, bityo hakaba hakenewe kuzikoreshwa mu rugero. Amateka y'inzoga mu Rwanda agaragaza ko zabaye igice cy'ingenzi cy'umuco n'imibereho y'Abanyarwanda kuva kera kugeza ubu. Nubwo uburyo bwo kuzikora n'uburyo zinyobwa bwagiye buhinduka, ziracyafite agaciro mu muco no mu bukungu bw'igihugu. Gukomeza kubungabunga inzoga gakondo no kuzikoresha neza ni bumwe mu buryo bwo kurinda umurage ndangagaciro w'u Rwanda. Murakoze cyane, mukore subscribe ubundi dukomeze tubane kuri Rwanda Today.